Isi turimo ya buri munsi ni uruziga rwikaraga. Rimwe na rimwe hari igihe dutekereza ngo hari igihe ibintu bihagarara kuri wa wundi washatse ko bihagarara. Rimwe na rimwe duhagarika ibintu kuko twashatse ko ubwacu bihagarara. Ubuzima bushobora guhagarikwa n'urupfu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe yuko niho hantu tutabasha guhindura. Buri kintu cyose gishobora kuza mu buzima cyo cyakira nk'aho cyari kigomba kuba. Ahubwo wowe isomo uzakuramo cyangwa isomo twigamo buri munsi nicyo cya mbere gituma ubwacu duhinduka abo tugomba kuba turibo. Kuko icyizere ubwacu twifitiye nicyo kitugira abagabo tugomba guhinduka bo. Nimba umuntu ashobora kuva mu rugo iwabo akajya ishyanga, agiye guhiga ubuzima, ashaka guhindura amateka ye, ashaka kubaho bitandukanye n'uko bamubonaga. Usibye twebwe abantu tuvuga byinshi, twebwe turavuga ati uriya muntu yagiye kwihindura ubundi. Ariko icyo nababwira cyo burya umuntu uzi icyo ashaka ntabwo ashobora kukureberaho kuko wamuvuze. Kuko iteka n'iteka ntabwo buri muntu wese ari hano ngo ashimishe umuntu kuko yumva ngo abikore uko wowe ubishaka, ahubwo umuntu akora ikintu kuko yumva agishaka kuba yagikora. Ubuzima tubayemo bwa buri munsi turabizi neza yuko twese ntabwo turyoheye kimwe, siko tubayeho muri iyi si kimwe, siko tubona ibintu mu buryo bumwe, ntabwo ariko twese duca mu nzira zimwe. Mbere yuko utekereza kurwanya umuntu, tujye tumanza tumenye ngo akantu gatoya ka kantu ushobora kutabonesha amaso yawe, hari ukabona kakagaragara. Ya nzira wowe wita ko ari mbi, hari uyibona akamenya ko iyo nzira agomba kuyica, hari icyo yifuza gihari. Niyo mpamvu uwo musozi buri umwe wese ashobora kuzamuka, wowe ushobora kubona ko ugoranye, ukumva neza ko utawuheza. Hari uwubona akabona ko ari hafi cyane, bitewe ko afite ibyo ashaka, bitewe ko hari ibyo yifuza kuzabonamo, bitewe ko hari ibyo yifuza kubaka. Ubuzima bwacu tubayeho muri iyi si twese turabizi, iyi si ukuntu iforometsemo, nubwo kuyimenya ari ibanga rikomeye cyane. Biba ngombwa yuko nawe umanza kwisobanukirwa ubure kugira ngo umanshe kumenya ibiri kuri iyi si. Impamvu ya mbere ngiye kukubwira, nubasha kumenya ikintu runaka wifuza, uzamanza ubwe witekerezeho neza, nibwo uzamenya neza ko ari ikintu ukunda. Kuko ntabwo tuzajya gukunda abantu natwe ubwacu tutabanje kwiheraho ngo twihe urukundo rwuzuye. Niba umuntu ashobora kuva mu kintu kimwe yakoraga akajya mu kindi, ejo akava mu kindi akajya mu kindi, jya umenya neza ko uwo muntu ntuzigere umwita nk'injiji ngo arajarajara. Manza usobanukirwe neza ko iki kintu cye yifuza kugeraho, naho yifuza guhagarara byimbitse ntabwo yari yahagera, nta n'ubwo uwo mwanya yifuza guhagararaho yari yawubona. Usibye ubwacu twebwe muri bla 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 amagambo yabaye menshi. Tujye tumenya ngo kuba ubayeho neza, kuba mbayeho neza cyangwa kuba mbayeho nabi, ese ni amahitamo yanjye? Ese niko mbyifuza? Wapi siko nshaka kubaho nabi. Ariko kuba ubwanjye nafata urugendo nkajya kure yo mu rugo, ni uko mfite byinshi ngomba kuzagarura, ngomba guhindura nk'umuntu. Ubundi baravuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Niba ndi umugabo ngomba kujya kure y'iwacu kuko hari ibyo byinshi ngomba kuhashaka. Niba hari ibyo nigeze mbona iwacu, ni gute ntahava ngo njye guhishaka ubuzima? Buri umwe wese uvuye iwabo se akagenda, niko bamwita ko ari injiji. Ikigoryi se niko mwakavuze se ko ntacyo azimarira? Ubuzima bwacu rega ntabwo bushingiye ahantu hamwe. Iyi life tugomba gupushinga, tugakomeza tukagenda urugero, kuko niho tugera, dufite aho tuzagera naho. Baravuga ngo umuntu amenya igihe yavukiye ariko ntamenye igihe azapfira. Cyane ushobora kuba uzi igihe wavukiye, ariko bizakugora igihe uzapfira, kuko bizagutungura. Kuko umunsi wavukiye